Halo nshuti z'Imana. Yesu ashimwe cyane, nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ni Madrine Mando nkuko bisanzwe. Uyu munsi nzanye ikindi gice cy'ubuhamya. Ijambo ry'Imana riravuga ngo muri Yeremiya 17:5, uku niko Uwiteka avuga ati, havumwe umuntu wiringira undi muntu akishima amaboko ye, mu mutima we akimura Imana. Azaba ameze nk'inkokore yo mu butayu, kandi icyiza n'icyiza ntazakibona, ahubwo azatura ku gasi ko mu butayu, mu gihugu cy'ubukuna kidatuwemo. Ninde ugendana nawe, ninde usengana nawe, ninde wizerana amabanga yawe, ninde ubwira ibyawe, ninde usaba kugusengera. Ibi bintu nabyo ni ingenzi cyane, kuko Satani impande zose azijyamo. Ahantu hose yahanyura, ahantu hose yahaguterera. Mu kwa 10, ngira ngo mu kwa 10 k'umwaka ushize cyangwa nko mu kwa 9, nifatanyije n'umuntu ntagombaga kwifatanya nawe mu gusenga. Ni kwa kundi ubuze umuntu uzumuzi nk'umwana w'Imana, mumaze igihe mutavugana, biri aho ngaho. Hanyuma rero uyu muntu aza kumpamagara arambwira ati, Imana yambwiye ngo dukorane. Uko gukorana rero nari nsanzwe mfite igicaniro nasengeraga imiryango. Imana yari yaranshyize ku mutima uwo mutwaro wo gusengera imiryango. Nkagira umunsi umwe mu cyumweru niyiriza nkasengera imiryango. Mu by'ukuri ibyo bintu nabikoraga nkanjye iwanjye mu nzu yanjye. Ngira ngo nabo tubana mu nzu ntago bari bazi iryo banga ryanjye, kuko niyumvaga b'uwo mutwaro kandi numvaga mfite amavuta yawo. Noneho rero nta muntu wari uzi ko uwo munsi ngufata nsengera imiryango. Noneho rero uyu muntu ampamagaye ambwira ko Imana yamubwiye ko dukorana umurimo, sinzi mu buhe buryo, mbese ntago nabyitayeho cyane. Nuko turaganza kumubwira ko njya ngira umunsi wo gusengera imiryango. Arambwira ati, nta kibazo, twafatanya kuri uwo munsi, tukajya dufatanya tugasengera imiryango. Numva ni ikintu cyiza cyane. Urumva inkunga y'amasengesho buri muntu wese aba yikeneye. Nshuti z'umusaraba, mujye mwirinda, kuko abantu bose ntago baba bavuye ku Mana. Satani atuma intumwa kugira ngo zizimye igicaniro kiri muri wowe, kandi ntago ziza zambaye umukara ngo zikwereke ko ari intumwa za Satani. Ziza zambaye umweru, zigize abamarayika b'umucyo. Ubwo rero ntabatindiye twaratangiye gusenga. Uwo munsi wagera tugahamagarana. Uyu muntu yabaga ku gihe, n'ukuri yabaga ku gihe, ariko twasenganye inshuro nk'ebyiri gusa. Hari ikintu kinini cyane cyabaye mu buzima bwanjye. Imbaraga nasenganaga numva zitangiye gucika. Ibintu nakoraga binyoroheye, mbikunze, numva bitangiye kuba umutwaro. Ntangira kugira naho nibagirwa. Uyu munsi wagera nkibagirwa, nkaba ndi mu bintu nkibagirwa. Akaza kumpamagara ya saha ya saa 9 igeze, akampamagara numva ntazi ibyo ari byo. Akampamagara nyibutsa ati, uyu munsi ku wa 5, nkasanga sinaniyirije kuko nabyibagiwe. Buhoro ngera ku rwego rwaho ntagishobora kuzamura isengesho, kandi uwo muntu agakomeza akampamagara. Byamfashe igihe kuzabimenya rero ko icyo kibazo cyabaye. Please. Okay, thank you. Byamfashe igihe cyo kuzamenya ko uyu muntu ari we yabaye imbarutso yo kuzimya icyo gicaniro kiri muri jyewe. Byamfashe igihe kinini cyane. Igicaniro arakizimya neza, mva ku kwibagirwa, ngera neza aho mbireka, nsanga ntagishobora gusengera imiryango. Ariko noneho ntangira kwibaza, ndavuga ko Semana, ko numva muri jyewe ntaho nacumuye, ko numva nta cyaha nishinja ngo mvuge ngo nicyo gishobora kuba kirimo kuntandukanya imbere n'Imana, kunshyira kure. Hari ukuntu wumva ukumva ko
utari connecte neza, ukumva ko hari nk'igikuta kiri hejuru yawe. Ndavuga ikibazo kiri iki, ntago nigeze menya ko ari imbaraga z'abadayimoni zarimo gukora ku buzima bwanjye. Sinabyitaho, sinigeze nanabitekereza muri ubwo buryo. Igihe kiragenda mu kwa 10 mbere gakeya, ngira ngo kugira ngo umutware wanjye yitaba Imana, nari ndi muri ibyo bihe byo kurwana, narasengaga, naragerageza guko nshoboye, ariko ikirere cyanjye kenshi kigafatwa. Ndibaza numva ntago nzi ibyo ari byo. Hanyuma rero byamfashe igihe kinini cyane, umwaka urashira, twagusengera imiryango neza kurasoza. Igicaniro cy'imiryango kirazima, nkasengera ibindi. Nkasengera umuryango wanjye, abana banjye, nuko Satani agira uburyo akocyupa akazana ibibazo bindi, abana banjye, jewe, gusengera imiryango muri rusange ndabireka neza ndabisoza. Kugeza mu kwa 7 k'uyu mwaka turimo, nibwo Imana yaje kunjyana, injyana ahantu, inyereka ahantu ho uyu muntu yatambiye ibitambo, agahamba cya gicaniro, mbe akakica akakizime. Mu kwa 7 k'umwaka, hafi umwaka wose urangiye. So nukuvuga ngo Imana yagikujeyo amaboko akomeye, iranyereka kuntu byose byagenze. Nibwo navuze rata, nibwo namenye impamvu, ndavuga niyo mpamvu igicaniro cyazimye, niyo mpamvu gusengera imiryango nakoraga nabiretse, niyo mpamvu. Bene data, impamvu mbabwira ibi ngibi ni iyihe? Ntabwo ari ukugaragaza intege nke zanjye, nta nubwo ari intege nke, kuko nta muntu udaterwa, ariko ndashaka kukwereka ko hari igihe uterwa kubera uburangare. Iyo mba narabajije Mwuka Wera nkamubaza, ese uyu muntu uko ashaka ngo dusengane, cyangwa simbe naramubwiye ko mfite icyo gicaniro cyo gusengera imiryango, ntabwo yari kubimenya. Ikindi cya kabiri, iyo nza kubaza Mwuka Wera nkamubaza, se ibi bintu ni bizima, uyu muntu mfatanye nawe dusengane, Mwuka Wera yari kuba yambwiye icyo ngomba gukora. Ariko kuko ntabajije, nizeye ubwenge bwanjye, ko numvaga inkunga y'amasengesho. Abantu benshi rero niko bameze, iyo wumvishe ko umuntu ari ugusenga, uhita usimbuka ukajyamo n'ibirenge byombi, uhita wakira n'amaboko yombi. Ariko ntabwo abantu bose bava ku Mana. Ijambo riri mu Migani 3 umurongo wa 5 riravuga ngo, wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, we kwishingikiriza ku buhanga bwawe, uhore umwemera mu migendere yawe yose, nawe azajya kuyobora inzira unyuramo. Nakoresheje ubwenge bwanjye mu by'ukuri, ntago nigeze mbitekerezaho, sinabishyizemo byinshi. Ntago kwa kundi ubuze runaka n'umukristo, n'ukuri mu bigaragara inyuma agaragaza ubukristo, iby'imbere byo ntawe ubimenya burya, kuko ntago tujya tureba mu mitima y'abantu, Imana niyirebamo. Ariko habaho principe runaka, habaho ibintu, ibikorwa bigaragaza ko umuntu yaba ari umukristo. Ubundi rero ugakoresha iyo judgment, uvuga uti uyu ni umwene data muri Kristo Yesu. Nuko nguko byagenze. Imana igicaniro yagikuje y'ukuboko gukomeye, kubw'ubuntu, byamfashe imbaraga, byaramvunnye cyane, kuko byageze aho nibaza, ndavuga ariko ni ikibazo kindimo kugira. Nkabyumva ko ari igitero, ariko simenye kirava hehe. Ndastrugglinga mu gusenga, kumbe warimo kuzimya umuriro w'Imana muri jyewe. Twari kumwe cyane, turi inshuti, twegeranye. Inshuti yanjye, ninde musengana? Nakugira inama yo kugira ngo buri muntu wese ubaze Uwiteka. Njya mvuga nti, niba ugiye no kujya mu rundi rusengero, baza Imana niba urwo rusengero rwemera, kuko ibintu byarivanze, isi yivanze mu itorero, ibintu byose byaracurikiranye. Ntago ukimenya umuzima ninde, ntukimenya utari muzima n'undi, uhanura ibinyoma ninde, uhanura ukuri ninde. Ibintu byose byabaye uruvange, usibye Mwuka Wera wenyine washobora kukubwira. Ubundi ntago wamenya. Ntiwishingikirize ku bwenge bwawe bikagufata imbaraga nyinshi cyane nk'uko byangendekeye. Ujye ubaza Mwuka Wera muri ikintu cyose. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Shalom.